agakiza niko kazatubatura. Haleluya. Nufite agakiza kazafungura imigisha yawe, agakiza kazafungura akazi, agakiza kazafungura imikorere yawe, we gucika intege, we kunanirwa, we gusubira inyuma. Haleluya. Kirizwa abantu bakureba, kirizwa n'abantu batakureba, kuko agakiza k'umuntu niko kazamubatura, agakiza kawe niko kazaguhesha icyubahiro, niko kazaguhesha gukomera, niko kazakurinda, kuko Imana yavuganye nawe izagutabara. Imana yavuze ko izakugirira neza, izakugirira neza. Nubwo uyu munsi uri ahantu usuzuguriwe, nubwo uyu munsi uri ahantu tukwa, ariko ndagutangariza ngo icyo Imana yakubwiye no kugikora izagikora. Ikibura ni isaha gusa n'umunsi, kandi umunsi ni isaha n'ibyuzura bizasohora, kandi ntawe uzatangira umugambi w'Imana. Hejuru y'ibyo abantu bamukoze, yibuka hejuru y'ibyo bene se bamutwayemo, hari ukuboko kw'Imana kuzamuramira. Ngo menye itabasha gukora, Imana yababwiye nshaka kuba itabasha gusohoza. Banza ugenzure mbere yo urenganya Imana, mbere yo kuvuga ko Imana itakuzi, utekereze ku kirindi by'agakiza. Twiragize Imana kugira ngo ibyo tugiye kuganira turusheho kubyumva, turusheho no kwagukira muri byo. Mana turagushimye, tugushimiye ko ari uturinda, tugushimiye ko uduhisha ku manywa na nijoro. Turakwinginze ngo muri mwanya tugiye kuganira ku ijambo ryitwa agakiza no gukiranukira, abantu batureba n'abatatureba, turusheho kuzuza umwuka uwari ukomeye arushaho gukomera. Ku ijambo ryarame ngo uhagaze yirinde atagwa, kandi n'uwari usubiye inyuma atendebutse wongere umukangure, utarakiriye agakiza kabone. Turusheho guhembuka rwose. Ndagushimiye kuri buba kumwe natwe kandi ukadushyigikira mu izina rya Yesu, amen. Aya masaha nongeye kubasuza nkuko nabibabwiye, kandi ndabifuriza kugira ngo mukore subscribe kuri channel yacu yitwa PENTECOST Life TV. Ni channel nziza, ni channel yivuga ubutumwa, ni channel y'ijambo ry'Imana, ni channel inyuraho message ibohora umutima, ibohora abantu bari bananiwe. Ndagira ngo mutangarize ngo amasaha tugiye kuganira ku ijambo ryiza rifite intumbero yitwa gukizwa abantu bakura n'abantu batatureba. Reka dutangire dusoma ijambo ry'Imana tubona mu gitabo cy'Itangiriro ibice bya 39. Turasoma ku nkuru z'umusore witwa Yosefu na nyirabuja, turebe ukuntu uyu mwana w'umuhungu yakiranutse, agakiranukira ntamureba n'abatamureba. Bukeye yinjira mu nzu gukora umurimo we, ari nta bandi bagabo bo mu nzu barimo. Uwo mugore afata umwenda we aramubwira ati turyamane. Amusigira umwenda we, arahunga arasohoka. Abonye yuko amusigiye umwenda we agahunga agasohoka, ahamagara abagabo bo mu nzu ye, arababwira ati dore yatuzaniye umuheburayo wo kuduseka n'agasuzuguro. Yanyegereye ngo aryamane nanjye. Ntabarishije ijwi rirenga, maze yumvishe nteye hejuru. Ntabaje, asiga umwenda we iruhande rwanjye, arahunga arasohoka. Umurongo wa 16. Agumisha uwo mwenda iruhande rwe, ageza aho shebuja wa Yosefu yatahiye, maze amubwira amagambo amwe nayo ati wa mugurano wawe n'umuheburayo watuzaniye yanyiyegereje ngo ansuzugure, nanjye nteye hejuru. Ntabaje, asiga umwenda we iruhande rwanjye, arahunga arasohoka. Shebuja yumvishe amagambo umugore wamubwiye uti uko niko umugurano wawe yangiriye, uburakari bwe burakongezwa. Shebuja wa Yosefu aramujyana amushyira mu nzu y'imbohe, bakingiranamo imbohe z'umwami. Aba muri iyo nzu y'imbohe, ariko Uwiteka aba kumwe na Yosefu, amugirira neza, amuha kugirira umugisha umurinzi w'iyo nzu y'imbohe. Uwo murinzi yarindishaga Yosefu imbohe zose zari mu nzu y'imbohe. Ibyo bakoreragamo byose niwe wabikoreshaga. Umurinzi w'iyo nzu y'imbohe ntiyagirira ikintu agenzura mu byo yamurindishije, kuko Uwiteka yari kumwe nawe, kandi ibyo yakoraga Uwiteka yamuhaga kubikoresha ukuboko kwiza. Imana ishimwe cyane. Iri jambo turimo tusoma ni ijambo ryiza, ni ijambo rikwiye kutwigisha gukiranukira abantu batureba n'abatatureba, kuko hari abantu benshi dufite bakijijwe, kandi bakijijwe ku bw'isura, bakijijwe ku bw'izina, ariko agakiza kakaba katari mu mitima yabo.
uyu munsi nifuje ko tuganira kuri jambo. Uyu ni Yosefu yagiye mu Egiputa. Uyu ni Yosefu yajyanywe nk'umunyagano. Uyu ni Yosefu yajyanywe nk'uwaguzwe. Ariko nubwo bimeze gutyo, ajyanye Imana ayijyanye mu gihugu cy'amahanga, ajyanye Imana mu gihugu kitari kiwabo, ajyanye Imana aho batamuzi, ajyanye Imana aho batayivuga, ajyanye Imana aho batayikeneye. Haleluya! Ariko agezeyo agumana n'Imana ye, agumana kumva ijwi ry'Imana, agumana amasezerano y'Imana. Dufite abantu bavanga Imana ntiyabasohoreje. Imana yababwiye ngo menye itabasha gukora. Imana yababwiye shaka kwiba tabasha gusohoza. Banza ugenzure mbere yo kurenganya Imana, mbere yo kuvuga ko Imana itakuzi. Utekereze ku kirindi by'agakiza, utekereze kurinza ijambo ry'Imana. Muntu ufite agakiza k'Imana haza impinduka. Muntu ufite agakiza k'Imana gateza muti yaje agenda hose, kuko ako gakiza kirukana abadayimoni, kuko gakiza gahindura bitari biri guhinduka, kuko gakiza kazana impinduka mu miterere y'umuntu, kakazana impinduka aho umuntu atuye n'ahakorera Imana ishimwe cyane. Uyu mwana w'umuhungu Yosefu ngo bene se bamugirira ishyari baza kumugurisha. Nyuma yo kumugurisha ajya mu Egiputa agurwa na Potifari. Uyu nguyu ngo aza kumucungisha ibyo mu rugo, aza kumugira nk'umukozi wo mu rugo, kajya koropa, kajya akora imirimo yo mu nzu. Ariko uyu mwana nyirabuja kumwifuza. Uyu mwana nubwo nyirabuja amwifuje, uyu mwana afite Imana, uyu mwana afite ijwi ry'Imana, uyu mwana afite amasezerano akomeye. Ntabwo ashaka gutakaza iby'Imana yamubwiye, ntabwo ashaka gutakaza iby'Imana yavuganye nawe. Nubwo ari mu bunyage, nubwo ari ahantu adafite agaciro, ariko afite ijwi ry'Imana rigendana nawe. Ndagutangariza ngo jya ukomera no ku munsi mubi, kuko Imana yavuganye nawe izakurinda, kuko Imana yavuganye nawe izagutabara. Imana yavuze ko izakugirira neza, izakugirira neza. Nubwo uyu munsi uri ahantu hababaje, nubwo uyu munsi uri ahantu hakubitwa, nubwo uyu munsi uri ahantu usuzuguriwe, nubwo uyu munsi uri ahantu utukwa, ariko ndagutangariza ngo icyo Imana yakubwiye no kugikora izagikora. Ikibura ni isaha gusa n'umunsi, kandi umunsi n'isaha n'ibyuzura bizasohora, kandi ntawe uzatangira umugambi w'Imana. Uyu Yosefu ngo nyirabuja akajya mwifuza, akajya yigambira ko baryamana, akajya yigambira ko bajya mu byaha by'ubusambanyi. Ariko uyu mwana w'umuhungu agakomera gukiranuka. Ndagutangariza ngo kirizwa abantu bakureba, kirizwa n'abantu batakureba, kuko agakiza k'umuntu niko kazamubatura. Agakiza kawe niko kazaguhesha icyubahiro, niko kazaguhesha gukomera, niko kazaguhesha kugera hakurya. Uyu mwana w'umuhungu ngo agumana agakiza. Nyirabuja akajya mwifuza, nyirabuja akajya mukenera, ariko uyu mwana w'umuhungu agumana agakiza. Ndagutangariza ngo agakiza we kukagurana amafaranga, agakiza we kukagurana akazi, agakiza we kukagurana inzurara, we kukagurana iby'iki gihe, kuko agakiza niko kazatubatura. Haleluya! Nufite agakiza kazafungura imigisha yawe, agakiza kazafungura akazi, agakiza kazafungura imikorere yawe. We gucika intege, we kunanirwa, we gusubira inyuma. Haleluya! Ngo nuko uyu mwana Yosefu agumana agakiza, agumana Imana ye mu mutima, agumana ibyiringiro by'Imana yamubwiye. Haleluya! Uyu mugore amushukisha iby'iki gihe, amushukisha ibifatika, ariko umwana yibuka ko mu ijuru hari Imana. Nubwo yajyanywe mu bihe bitari byiza, nubwo yajyanywe mu gihugu kitari ikiwabo, yibuka ko hejuru y'ibyo abantu bamukoze, yibuka hejuru y'ibyo bene se bamutwayemo, hari ukuboko kw'Imana kuzamuramira, hari ukuboko kw'Imana kuzamutabara. Ni nako uyu mwana w'umuhungu yagumanye kwizera. Ngo nyirabusha umunsi umwe ngo amufatiranya mu cyuho, ngo afata umwitero we, ngo arawugundira, ngo arawufata cyane. Mwana w'umuhungu ngo asohoka yiruka, agumana Imana, agumanya Imana abantu batamureba, agumanya Imana abantu batari kumwumva, agumanya Imana abene se badahari, agumanya Imana mu gihugu kitari ikiwabo. Ndagutangariza ngo gumana Imana yawe aho ukorera hose, aho ucururiza, aho wirwa, aho ufurira, aho ukorera akazi gatandukanye. Gumana Imana yawe kuyitakaza, kuko ibyo byose urukwiruko ni iby'ubusa. Ikindi gihe kizagera ubana n'Imana ibyo byose bidahari. Imana ishimwe cyane. Uyu mwana w'umuhungu arasohoka, uyu mwana w'umuhungu ariruka, baravuduka, ngo nyirabuja agumana umwitero. Uyu mudamu
ngo agira ikimwaro cyo gutekereza ukuntu umwana w'umuhungu w'umugurano udafite hepfo no haruguru amusuzuguye cyo kuntu agiye batagiye mu bya by'ubusambanyi harabatereka zigara n'umwitero bahita bafukoma karuru ku munwa kugira ngo abantu bahurure ngo bumve ko uyu mwana w'umuhungu ari wakoze icyaha. ndagira ngo mutangarize ngo kubw'agakiza abantu benshi bazakwanga, kubw'agakiza abantu benshi bazakubuza akazi, kubw'agakiza abantu benshi bazagukura mu kazi wari urimo, kubw'agakiza abantu benshi bazaguhagurukira ariko ntuzatakaza Imana yawe, kuko Imana wakurikiye ifite ububasha, izakuburanira, izakugarukaho kandi izagusoreza ibyo yakubwiye. Haleluya. ngo Yosefu ngo shebuja arazi Potifari, bamubwira ibyabaye, amubwira amakuru yose, amubwira ukuntu ngo byagenze. Potifari amusobanura nabi. ndagira ngo utangarize ngo dufite abadusobanura nabi, dufite abatuvuga uko tutari, dufite abacaguharabika Imana iri muri twe, ariko Imana iri muri twe izatuburanira, Imana iri muri twe izivugira, Imana iri muri twe izahaguruka kandi ihaguruka ntizaceceka. abaturwanyije n'amaboko yaduhagurukiye yose azamenya ko twasenze Imana nzima, bazamenya ko twasenze Imana ikora kandi Imana ihindura amateka. uyu mwana w'umuhungu ngo agumana agakiza, uyu mwana w'umuhungu ngo agumana Imana ye, bakugeza umunsi bamuta mu nzu y'imbohe, bamushyira mu nzu y'imbohe bazi ko birangiye, ariko no mu nzu y'imbohe Imana ibana nawe. jya ukiranuka aho tukureba, jya ukiranuka mu kazi ukora, jya ukiranuka aho utuye, jya ukiranuka aho ugenda, jya ukiranuka uri mu modoka uteze. rinda agakiza kuko niko kazakubatura. Haleluya. jambo muri Daniel ryarambwiye ngo nuko abahungu batatu Meshaki, Sadraka, Abedenego bahaguruka kuhamya Imana yabo, nubwo bari Babuloni bafite Imana bazi, nubwo bari Babuloni bafite Imana bumvishe, nubwo bari Babuloni bazi Imana yabatabaye, nubwo bari Babuloni bazi Imana yabakujije, nubwo bari Babuloni bazi Imana yabagaburiye, nubwo bari Babuloni bazi Imana yabarinze. babwira umwami ngo niyo ugitadukiza tuzapfa tuyiringe. ndagira ngo utangarize ngo kizwa, dukizwa aho tukuzi, dukirizwa aho abantu batakuzi, dukirizwa aho ugenda, dukirizwa aho ukorera, dukirizwa aho ushakira imibereho. Imana itugaruke mu izina rya Yesu. arabwira umwami ngo nta kintu dufite cyo kukubwira, ngo Imana naho itadukiza ngo tuzapfa tuyiringe. ngo umwami azabiranwa n'uburakari, ngo ategeka ko banyigeze itanura karindwi, ngo bararicana bararikomeza, ngo afate abahungu baraboha, ngo batamwitanura ry'umuriro, ngo maze ngo bakijya mu itanura ry'umuriro hari Imana izadukiza, hari Imana izaturengera, kuba agakiza dufite tuzabohoka twongere dusubirane ubuzima. Haleluya. naho abantu bari bazi ko dupfuye tuzongera dusubirane kubaho. Amen. kuba agakiza dufite nubwo abantu bari bazi ko turangiye tuzongera dushibuke, kuko haracyari ibyiringiro yuko igiti cyatemwe cyongera kigashibuka, kandi kigashibuka imishibuka y'ibitontomye kandi kurusha iyambere. umwami Nebukadinezari ngo aho yari ngo mbese ngo ntitwajugunyemo batatu, agize iyerekwa, mbese ngo ntitwashyizemo batatu, baramusubiza ngo yego mwami, ngo ndabonamo bane, kandi wa kane arasa n'umwana w'intama w'Imana. ndagira ngo utangarize ngo uko ukiranuka Imana izabana nawe, no mu ngorane uzabana nawe, no mu kaga uzabana nawe, ndetse no mu rupfu muzamanukana, kuko Uwiteka bakurikiye kandi ukamuhamiriza azakurinda kandi azaguha ubugingo buhoraho. Jambo ryarambwiye ngo mushaka ubwami bw'Imana ndetse no gukiranuka, naho ibindi byose muzabyongera. banza ukizwe, banza wuzure umwuka, banza ugendere n'Imana yawe, ibindi byose uzabyongererwa. ayo mafaranga ushaka uzayabona, ubwo butunzi ukeneye uzabubona, ku kazi ushaka uzakabona, iyo urwara urwaye uzayikira, kuko umuntu w'Imana. Haleluya. agakiza karamurinda. ngo nuko Yosefu ngo agera mu nzu y'imbohe, niko twasomye, bagere mu nzu y'imbohe, ngo umurinzi w'inzu y'imbohe, umurinzi wa gereza, bamugirira icyizere, ngo umwana w'umuhungu ngo agumana agakiza, ngo umwana w'umuhungu Imana ikomeza gukorana. rero ngo utangarize ngo umuntu ukijijwe no mu nzu y'imbohe abana n'Imana, no mu burwayi Imana ikomeza kuvuga nawe, ndetse n'aho agera hamwe agacirikirwa, nta handi umuntu agera atagifite ibyiringiro byo kazi cyangwa imikorere, Imana ibana nawe. jya ukizwa tukureba no tutakureba. dufite abakizwa ari uko bari muri korali,
dufite abakizwa ko arabavuga butumwa, dufite batubwira ko bakijwe kubera ko baririmba. Reka ngutangarize ngo ako siko gakiza, ahubwo agakiza n'umwimerere, ni igitsikamutima, ni icyo umuntu agendana, ni agakiza nk'uko umuntu atashobora kugenda asize imyambaro, agakiza akagendana n'umuntu akabana nako ndetse mu rupfu bakagendana. Imana igufungurira amasoko, Imana yongera ikuvumurira imvura kugira ngo agakiza ukagumane. Wajya kugera mu bibazo ukagatakaza, wajya kugera mu burwayi ukagatakaza, aho ukorera batumye utakaza agakiza, aho ukorera batumye utakaza Imana, aho washatse byatumye utakaza agakiza. Reka ngutangarize ngo agakiza niko kongera gahembura umuntu, agahembuka, agakomera, akuzura, Imana ikamutabara. Umuntu ufite agakiza ararama, umuntu ufite agakiza Imana imubona nk'uw'agaciro, umuntu ufite agakiza arakomera, umuntu ufite agakiza ijuru rijya riteza akavujagara ahantu atuye kugira ngo bapagani bamenye Imana se. Haleluya. Nubwo ibyago n'amakuba by'umukiranutsi, ijambo gukiranirwa ngo ari byinshi, wari kuwiteka mukiza muri byose. Ndagukangurira gutunga Imana muri wowe, ndagutangarira gutungwa agakiza muri wowe. Nugakomereho, nugafate, nukagundire, kazagukomeza, kazakwambutsa inyanja, kazakugeza hakurya. Umuntu ufite agakiza ahora yuzuye, ahora afite umunezero. Kagakiza niko kabanye na Daniel kugeza umunsi amutaye mu rwobo rw'intare. Ngo Daniel ngo agere mu rwobo rw'intare, ngo intare ziracejeka, ngo intare zirasinzira, ngo yaririmba ngo zikaririmba. Haleluya. Byavuga nazo zikavuga, kuko agakiza kabohora umuntu, agakiza gatanga ibyiringiro, agakiza gatanga ubugingo, agakiza gatanga imibereho. Haleluya. Imana ishimwe. Ndagutangariza ngo hembuka, ongera wuzure. Imana iguhe umugisha cyane.